twabyaranye umwana witwa Isiyaka muraritiranwa ahubwo. Hey, none nawe nzari umuhungu mwiza. izina ndarizi, izina naryumvise ko ndyitwa, ariko we uwo mwana ntago muzi na nyina. Oya, nta kibazo ndaca bugufi. Cha bugufi. Kambanze ngo suhuza tapa. Ntabwo uri kumusuhuza. Ateye n'indakare. Iyi sijyamo. Ibi na posi reba. Azanye intebe. Turabanza turamukanya ariko urayica ruhande ngiye tutaramukanyije. Ya gatatu ntigiyemo. Ya gatatu. Icara vuba. Icyangire ku mutungo bitsa gatamba. Ndavuga wowe Nyagahene. Hey. Umutungo uri agatamba. Ntabwo byashoboka. Ni kimwe nuko ngiye naba pare wawe ndi celibateri. Ubwo se nakugiriye inama. Celibateri wowe ugiye kurushinga, celibateri abaye pare wawe. Uyu inama nakugira yo kubaka urugo ni yabivuye. Yes, nizera kumeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Of course nzacecu check tu Isiyaka manite n'abana bakina na nyina. Ni Kigali News 250. Nizere ko umeze neza uri hose. Rama twaye gusenye utazasenyika, dusura bajya batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ndi kumwe n'umuri agent yakoze byinshi, yavuzweho byinshi, yakunzwe na benshi, aracyakunzwe na benshi. Twagiye muri bya bice ariko turi Kigali amahoro N'amahoro. aho muri hose mu bice bitandukanye. Subscribe, like, share na comment. Aho mudukurikirana hose yatandukanye. Shimira abantu bari mu Burundi, shimira abantu bari mu Bubiligi, shimira abantu bari Johannesburg mwatwikiye, shimira abantu muri Canada, shimira abantu muri Dubai, ingabo z'u Rwanda bose muri rusange. Aba diaspora bose muri rusange. Ingabo z'u Rwanda Defense Force, abantu tumaze iminsi turi kumwe Igisenyi, abantu tumaze iminsi kumwe Musanze, abantu bose bagiye batandukanye, abantu turi ahantu hari amata bita amata ya Mukamira ni meza cyane. abapolisi mwese twabanaga muri zino nce zose ndetse n'abasirikare turabasuhuje. Bamwita Nyagahene FC. Kamere bagukurikiye hano meze neza. Yego meze neza nta kibazo. Ndumva nta problem. Yumva ngo nta problem, nta kibazo na kimwe ushinze imari. Oya ntacyo. Ntacyo. Turashima tukananenga. Ariko urimo urashima. Ndiyo ndashima cyane cyane. No kunenga. Ndiyo ndashima cyane cyane abadukurikiye hano kuri channel. Ya. Check tu. Ukoze mwenye. Good. Ariko bimeze. Ubwana bwawe nimba ari ubw'inzara, nimba ari ubw'amafaranga, nimba ari ubw'umunezero, ntabwo sinzi niba urimo uranyumva neza. Ndiyo ndakumva neza. Ubu bwanwa rero sibye ko nabugabanyijeho gakeya. Nari mfite bwinshi banyita ngo ndi kanyota. Mpita ngabanyaho. Noneho apana inzara gusa. Sawa umusaza. Ntago nababara. Uwiteka ashobora byose. Kandi Imana niyo itugenga nawe urabizi. Ni Gafuru Rahim. Cyane. Ariko ukiraka mise mbona uwundi musatsi w'umweru mu bwanwa bwe. Usibye n'umusatsi ubwanwa na hano burimo. Ntabwo uri kubona. Ubwanwa no mu mutwe burimo. No mu mutwe burimo. Ubwanwa ko no mu mutwe burimo bw'umweru. Gwenda gusa n'imeza. Eka comedy kwa dukurikiye. Ubwanwa no mu mutwe burimo. Apana ubwanwa gusa n'imvi. Ikanze iki? Wese bikanze iki? Ikanze y'umwi. Oya ntukajye wikanga kubera ko murakoze. Uraseka neza. Thank you so much. Abakobwa badukurikiye bazakwakenera. Wambabariye. Muri iyi minsi utitonze wavuna umuheto. Usubwa ngo wamuntu wavuga ngo urakavuna umuheto. Kwisa bikangaza. Nikanze kuvuga ngo wavuna umuheto. Abakobwa kubera ko tubakunda babaye benshi bya bari kibazo. Babaye n'uburo buhuye. Mbabarire ntabyo mvuze.
ninjye ubyivugiye ni benshi basigaye bapima no kugira arabitwa ngo ni ba Fani ba Janete sijye banani ubishinze rero kazi kawe uzi ko n'indege n'igice bayigendera bakanakugarurira indege n'igice vuba ariko n'umujyo tuziranye wo mu cyumbati bamujugunye umwana iyo dushaka gukoresha akanyamerika senga isaza zonyine oya nanjye hari undi nzi witwa Kiroso nawe byamubayeho ntabwo ari blague c'est vrai apana umunyamakuru nyine ufite ibyanwa gutya ntabwo umuzi se wowe ntabwo uri umunyamakuru byagenze bite we do reka yikoze kimisagara ku ntaraga afata umukobwa wa mbere amutera inda urumva amuteye inda ikiroso umunyamakuru igiye kuvuka arahunga ajya mu gatsata atera undi yindi yabaye ya kabiri urubanza akiri mu gatsata nanjye nagiye no kumwimura n'imodoka yamusonera witwa ngo ni papa Kiroso wa wundi ukorera mu nzu uwo kandi uri umuregenti abasitari bubaho njye ntabwo namukoropera nawe urabizi bizi Nyagahene ni akazi turagenda turamwimura tumuzana igikondo arahunga ahunze abana bangahe babiri Kiroso hari ubutaravuka umwe yaravutse atera indi undi ntabwo aravuka uwo ni umunyamakuru aba banyamakuru rero bubahwe cyane hari uwabyajije hari uwateye inda gasyata ahantu bita turagusubiza kuri sasati show TV show cyangwa show sawa show Kiroso atengande nka yakase we siko byamugendekeye ugira ngo kare akagura agenda acumbagira sugusimbuka ruhurura akagwamo yaguyemo ariko buri kwita papa yewe nifite Nyagahene oya Nyagahene reka mubwire ntusiramuye nta n'umukobwa wavuze ngo Nyagahene yambyaje tuvugishe ukuri mu mazina yabo none se ubwo nk'uwo icyo kiganiro kwanza ubwacyo mwaba muhereye kuki uravuga ngo Kiroso yabyajije umuntu akimva n'amakuru yumva ngo hari undi watenda mu gasaka ariko twamwita umugabo wabyaye ese abana yigize abita amazina ariko yarabyaye ariko yabyaye yitwa papa nde wowe nimbara kanyamya afite umugore hari umukobwa mwiza w'umuyisilamukazi witwa Mariyamu twabyaranye umwana witwa Isiyaka muraritiranwa ahubwo none nawe nzare umuhungu mwiza izina nararyumvise ko ryitwa ariko we uwo mwana ntabwo muziranye yitwa Hakizimana Isiyaka umukobwa mwiza naza gusohoza uriya ngiri umusohoza natwe sister ngiri umusohoza vuba basa ngiri umusohoza oya nta kibazo ndaca bugufi wabibonye sasa bisuteri oya mu gitondo nibwo bikunda nibaza nk'umusitari nkawe nta n'umwana ugira ubisuteri ndakuri kamera yayifashe ariko ibaze wateye inda kuri kamera nta museriveri bahari barahari sinzi ibyo bari hariya unganji ba umuseriveri uri hano barahari iryo se wivuga ntabwo batwishyura ushaka kugura akantu nakanga se ugira ngo uzi impamvu mu myaka 14 nari mfite Kanyombya mu myaka 14 nari mfite wowe Kanyombya nyina wa Mbogo Nzovu Rwasa Mukaruzanga Samusuri
urumva n'abandi bari agent izi zose tuza ngaha ni izi moka ni wowe sister ngwino mubaze cyane mubaze kinamo kambanze ngo suhuza papa ntabwo kumusuhuza ateye n'inda kabiri iyi sijyamo iya kabiri isijyamo vanira kanores gashyushya pana ikonje hano so abo ni aba legend twakoranye na n'uyu munsi turacyakorana kandi nta probleme n'imwe nta mutima mubi nta tiku ntaki Jafeti bataranamwitirira ngo yateye inda Jafeti yuhe ntabwo muzi keretse umumbwiye gufatana Jafeti ari hose ariko Jafeti turamusuhuje mu izina rya Yesu izina ryande ngende umukristo rega ntabwo ndi umuyisilamu tugire gutyo izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Jafeti ariko mutagatifu Jafeti abaho harya abaho yarahari mutagatifu nubwo nta telefone ugira umusanzu wanjye arasenga ngahe okay biri umurundi yaravuze ngo biriko biraza ntabwo yabika mu mufuka wanjye wayabitse none se ugira ngo ndayagusubiza ntabwo yashaka wayabitse mu mufuka se aya haje umuyaga tojya naya nta muyaga uri buze zana iyo nzoga yanjye we ara terekana funduri sibyo urakoze good ako n'umukobwa niwe mukobwa mwiza nabonye muri kano kabari abandi urabatuma bakamara amasaha 6 bosi wa hano zamwogeje musani inshuro 1000 yazamuremere ubonye ko ari kunsekera ariko buriya ni bya bindi warumbwiye ngo isi uzajya umbabarira reka mbanze nyisomeho so ni Kigali News 50 turacyaganira na Nyagahene turimo turatambikamo buke ubuntu buto kugira ngo mwishime sibyo arate se mubizi ariko nanone yakoze byinshi muzi muri byinshi umuntu utazi Nyagahene hari abana bakubonye bwa mbere yego ariko nanone banyina na banyirakuru baravuze ati muri filime zakunze mu Rwanda Nyagahene obitagende Kanyombya Samusure Mukarujanga Nyirakimonyo Nyirakanyana ni benshi Nyirankende kanibaza byagakwiye kuba umuntu wafashe imitima y'Abanyarwanda n'isi yose kuba yabaho mu buzima butari bwiza muri kino gihe biterwa naho herereye biterwa n'impamvu kandi impamvu inganururu vuga ngo ariye bakwiyumvamo cyangwa ntibakwiyumvemo ariye bakwiyumvamo cyangwa ntibakwiyumvemo bande se abo uri kugaragariza uha ibihangano byawe n'abantu kandi ntabwo ari bakeya ni benshi tugaruka mu myitwarire ya isi y'akamanage udakina abakina n'abanyina nshobora guhita kuba ndi umusitari uzwi n'abantu benshi baranzi ndabizi pe ariko nkajya imyitwarire itari myiza ngo yarago mbega ngo isi yango kumbi n'inzererezi gato bakamuvaho kubera imyitwarire mibi ya isi yakanyine napana ngewe kubera impamvu y'imyitwarire yawe pana ngewe bivuze ngo rero kandi ni umusitari imyitwarire mibi bya muri nakoze byose ya etaje n'ubu batigeti shwanyu Yesuze Jojo wataye umugabo we mu Jojo bite ngwino nsuhuza nibwo akiza hano wallahi hano baramuzi ubwo si ya gatatu mubonye hano Jojo ngwino hano vuba ni iki Jo ni iki ya gatatu inda Jojo naga yaterwa inda kameraman indango usuza umuntu wa gatatu kandi ni mwiza ntugire ngo none umusitari ariko yataye umugabo
vayo se wa muswa ngwino umva rero nakoze reba azanye intebe turabanza turamukanya ariko urayica ruhande ngiye tutaramukanyije ya gatatu ntigiyemo ya gatatu icara vuba icyangire ku mutungo bitsa agatamba ndavuga wowe Nyagahene umutungo uri hagati y'amaguru none se ntabwo uwuzi ndabuze se ndakugenda wawita umujugujugu mashari umujugujugu ashatse kuvuga ko ufite umutungo ungana utese ubwo ntabwo ari mugufi cyane nta nubwo ari na muremure nta n'imbaraga ufite ariko siko nzi ko muraho neza muraza hano nari gukumbuye uzi yuko Nyagahene ukuntu nari muzi ntabwo ariko namubonye usanze ari umuntu w'ipumbafu nsanze ari umusaza nzi ko ari umusore none mbonye ntacyo twavugana karabaye aragiye ariko isi yasiyo urimo kuba neza ya gatatu ariko yagiyemo nyine ya gatatu vuba urangiza mu myenda se cyangwa urangiza mu gikoni hari ukuntu biragenda bikibaradinga we ntabwo wapfa kubimenya dukurikiye haje n'undi se wabivuze ari kure ariko buriya turaza kuvugana mu kanya muhamagara turekaza muhamagara izina rye se ko naryibagiwe ubwo ndamutelefone ndamuzi Fani Fani wa Kiroso ngwino hano iryo jwi ryawe ko ntari no kuryumva neza Fani wa Kiroso gasuzugura gute wa Blaise aya Blaise ntabwo muzi Blaise nzi Blaise Compaoré wari president wa Burkina Faso gutyo hari Blaise mu gashoke Blaise afite umugore witwa Fani wa Blaise ntabwo ari uriya Fani wa Kiroso apo wa undi Fani usigaye acumbitse yarabyaye kama makuru yarabyaye wamuteye inda ahita mwigara urumva ataramuhemukiye buriya abo basitari b'inzara ntabwo tubakeneye api n'undi si Nyagahene iryo Kanyombya na Mukarujanga na Metre Nzovu n'aba basitari bose Kanyombya yaragafashe ariko nawe ntabwo ijipo azayibagirwa kandi afite umukecuru mu rugo none se warya imboga rimwe kabiri gatatu Kanyombya afite imboga mu rugo urahindura aramufite madame we mwiza cyane ahubwo umubonye nta nubwo wamenya ko ari madame we mwiza w'umusore muremure nta nubwo ngiye tunareshya bitwaye ikizi agakecuru ni mwiza agakecuru kanjye kandekere nagakunze nkareba kandekere umusore ni mwiza rwose none jya kwigira Kanyombya dunasoza ikiganiro jya kwigira Kanyombya sibyo aka kanya Kanyombya ari kumwe n'umugore we umukecuru we usa neza umeze neza ugiye kuba Kanyombya sibyo ariko ikibazo Kanyombya afite urakizi ndakizi cyane Kanyombya ngeri igire Kanyombya igire Kanyombya usome umukecuru wakureka so Kristo w'i Nairobi ubwo sumva nabishobora w'i Nairobi ibaze ukuntu nakugira Kanyombya nkasoma umugore wanjye umugore wawe ari Kanyombya umugore wawe uri Kanyombya n'ujya gusa ariko ufite ikibazo ndabizi uzi ukuntu babigenza ni gutya no kunyunguta nta kindi ucishamo akarimi hariya hagati kubera ko afite entrée na sortie si ukumusebya nawe arabizi
nibyo afite entrée na sortie. Urumva niba garuye ururimi warugiye muri entrée rugasohokera hasi muri sortie. Agasoma umugore. Uruvuye ntamenya ha. Ayahise. Kanyambye arakubwira ngo bamuteye katyusha mu kanwa. Ariko ibaze katyusha igusha etage n'igifaro kikagwa. Kanyambye ntabwo yaba umusirikare. Ntamutanye imbere nka Kanyombye. Yabaye umusirikare ahubwo ukomeye. Mu Rwanda no. Hano aha. Na za Kongo yagiye kurwanayo aratsinzwe. Oya. Inkotanyi. Kanyambye ntabwo inkota. Yabaye inkotanyi. Ibyo tubyihorera. Nese ndabeshya ko tubyihorera. Nunagera iwe mu rugo uzasanga ifoto imanitse yambaye teni ya Photoshop tayari. Apana Photoshop. Photoshop uhita ubibona ko ari Photoshop. Ntabwo wamuvuga neza kuko yagafashe. Ntabwo namuvuga nabi, ni mukuru wanjye twarabanye kuva muri Kongo muri Zaire kugera hano na hehe hose. Njye mfite ifoto urumva nafashe ku nsinga z'amashanyarazi umuriro wamfata ubwo uzambwira ngo nakoresheje izihe mazi iyo foto. None se ubwo urumva uri umuntu ubwo uri senyengerero na Kanyombye rero yitiriwe imyenda ibikorwa ntabwo bikora. Oya ntabwo byavamo wapi. Afande Maurice barabanye ajya poito ajya kabaro ajya hehe hose ntago namuvuga nabi ntumbeshyere. Ariko tuba turiganira nukuganira nyine tunaga amazo two gutebya n'abantu bamuzi nka Osi Morali mu gisungu. Kanyombye akomeze muri filimi cyangwa ajye muri comedy byose yabikora. Kimwe nicyo nkubaje banza bitekerezeho. Akomeze muri filimi cyangwa mujye muri comedy? Nakomeze muri comedy kubera ko niyo umubonye uraseka. So nukuvuga ngo comedy niyo imubereye. Iyo urebye kare agasura ke agira gutya gusa abana bose bakashwanyuka bagaseka n'abakuru n'abatoya bose. Ubona ari cyakurusha kugira ngo akomeze ageze na n'isaha agikunzwe kandi wadakunzwe. Nigeze kukubwira nti abantu bakunda ibintu bitandukanye. Bashobora kumukunda kubera ko ari comique ari comédien mukuru kandi mukuru wanjye rwose ntabwo ndanamwubaha. Niba ari budukurikire araza nimba aradukurikira yago noneho nanjye bakankunda ko ndi serious. Ntabwo niwe musekere njya mbona kurenza Kanyombye. Abagore bose bari muri iki gihugu bankundira ko njya mpana abagabo babo ariko sinjya mu bagore. Akantu dusoze umugore wasenye urugo rwe sibyo usigaye wibana yagira inama umukobwa ugiye gushaka ataratunga urugo. Gusa umva byavamo ntabwo bishoboka. Urasenya urwawe ukaza kungira inama njyewe ntarashaka. Iyo nama zo wikuye Brad Shower cyangwa umwite ukomeze cyangwa n'ukomeze. Abo bagore mubwiye niho baba abasenye ingo zabo bakajya kuzana amatiku bayashyira ku bandi kandi bo batarashira. Niho babahonga muri Brad Shower n'imyito. None se imyito na Brad Shower ibikomeze n'ibikomeze. Ute marene wasenye urugo rwe ajya kubwira umukobwa agiye kubera marene ntabwo byashoboka. Ni kimwe nuko nge naba parent wawe ndi celibateri. Ubwo se nakugiriye inama celibateri wowe ugiye kurushinga celibateri abaye parent wawe uyu inama nakugira yo kubaka urugo ni yabivuye. Reka ikiri kiganiro tugikomeze kuri iki ngiki abakurikira The Jam TV mu kiganiro Vuvuzera. Reka tuze kuganira kuri Vuvuzera yibi ngi dusoreje. Urakoze. Murakoze cyane. 08 kangahe uremere 08 52 14 655 Uremereye inama n'ibitekerezo muzabinyuza. Murakoze. Ni Kigali News 500 bavuga ceke udakina n'abana ukina n'abanyina. Nari kumwe na Nyagahene yakoze byinshi yarabashimishije. Nimba warababaye wishimye komeza babare wishimye. Nimba warishimye gira icyo ukora kuri iyo nomero kugira ngo ukomeze umufashe muri kimwe cyose giye gitandukanye no mu bice uherereyemo mu diaspora aho uri hose
Old limit irakora. West nini afite indangamuntu n'amazina yakunda mu Kayitaba Emmanuel. kiyabona kanda kanyenyeri. Vuba cyane rwose bizamfasha. Imana ikurinde.